umwe nyine nshaka kumbwira mutate wakangaga cyane bateri rore hejuru inuze cyo aya inkuru kuntu byari bigeze uribuka toto kwa Nema yarafite ikintu cy'ikimaske nyine afite ikintu cy'ikimaske ndaza icyo gihe nyine ari gihe nyine abakecuru nyine bageze mu za bukuru abari kuvuga ngo icyamwa nyine ikintu cyamutuma atabaruka ta ara ugeze ugiye kugira kuva amayira hepfo kwa nyagakecuru man siko amazi yajyaga agenda ari kumva hariya none akaba nige abantu batonze umuntu akagenda saa 12 agataha saa 12 na saa moya bakiri hano ni kwa Andre muyibuka hano ni kwa Kadudusi hano kwa Yes, of course. Nkuko mubibona ni Kagwa kabisa. This rise from Kiziba ni YouTube channel yanyu. Muri muvani kabundi bimeze bite Junior? Amahoro bro. Kono hararwaje. Bimeze fresh se. Mu gihe mane turashaje. Ande mukaza ahantu hose. Kabura risoye. Kusoye karisa. Kure ibyo nakoze mane umusaruro uri kuvamo. Nese kusoye kare. Ukobure the host show. Namahoro se. Ngomba kabura. Ndamuzi kubaza akabazo. Ujya wizibiki cyabyiruka ko ari kera shani kera imyaka 16 ishize ni kera ezo ko ari kunyigisha gabo buryo suri muri generation y'abana twigishije niba abo niganye nabo barakwigishije ariko nanjye nakwigishije nanjye baranyigishije none kabu ntago uri umwana nyine uri mukuru wavuye nko muri Kongo ufite imyaka ingahe uri mfite imyaka 7 wavuye wiga oya tweze tugeze mu Rwanda Muskabu nyine urumva ko wabaye hano imyaka myinshi ushobora kuntandukanyiriza ubuzima bwa kera n'ubuzima bw'ubu ngubu tukigera hano ubuzima bwa kera tukigeranga twari tukiri batoya cyane urumva n'imibereho nayo yari itandukanye kudashapu abakoze mu dushimbo twarabuze bro akabundi ufite amafaranga ngo ryarabuze amakuru nkura mu mutari ngo ufite ibiceri ako nikora mwazanye n'umukozi mushyashya no gushakisha nyene mbyira nire tandukaniro rihari ubuzima bw'ubu ngubu n'ubwambere ngenzi ko ubuzima bwa kera aribwo abantu baryaga nk'umuceri abaga ari nk'abantu baba directeur bibinyibutse umuceri uriye unovuba oya na uriye kera ariko bro subizi twabaga tuvuye kuri depo ni bwikiraye cyaribwaga ariko ngo mu bantu ngira abantu bikaye binyimishaba ngo batuye mu nyimishambere ko bimishyira muri Nyaruyaga ngira abantu binyimishaba bakunda kujya gutasha mu bisesero akajya inshuro ebyiri oya inshuro ebyiri zo naba nkubeshye ko preze ngo arajyagayo ndetse ni imashini icyo wagiye kugira amakuru ngo preze montage no gukabya bro oya preze ngo ngo yarirukankaga kabisa ngo yagerera mu bisesero agatasha direct akagaruka akaza kwakira n'abagize gute we warazibari we ngiye mbaza nabanaga nabo yagize inshuro zingahe twajyaga rimwe ku munsi oya wibeshye nawe none se bantu menye n'urugendo ruva hari ya Nyamishaba ujya bisesero sinajyagayo inde nyine amakuru ngiye nkura mu Nyamishaba abo bantu bakubwiye barakubesha abo se wajyaga inshuro zingahe warenze inshuro imwe wabavuye usanga apese wava saa 8 aribwo ugeze mu rugo ugasubirayo ugatasanga saa 11 z'igitondo barakubareba ngo umupeti witwa Mayisha ngo yanutse mu giti agwa mundi musozi oya ni impanuka nkuko nawe nyine wase subizi byagihura nabyo nyine byiro iki kumuntu ngo yari kuri muri pfukama ngo arahanuka ngo ahitagwa hakurya y'umugezi amatereme yapfukama se urayazi ndayazi muri pfukama nose nese we ukubizi kagwabira uretse montage ahangase turi ku muhanda ujya Kayenzi hano turi mu muhanda ujya Kayenzi kugira ngo yanyereye avuye hano agwa igatobo oya abantu b'inyamisha bazatubwira uburyo kimayisha yavuye ku musozi umwe akagwa kuwundi abo murisha ngo yanze no gupfa uriya ni muzuka rani muzuka bro yandise yagize ikibazo oya ibyo nzi nibyo ngibyo ni iyo mpanuka yahuye nayo izindi ni life man life kabuye koze tubazo rero tubyo nk'ubu ngubu indege ivuye hano i Kanombe igiye hano turi mu Kiziba vuga ivuye Kanombe atari igiye Kampala ikoresheje isaha n'iminota 20 ari kumva none kuvayo ikoresheje igaruka ikoresheje iminota 80 iyo fenomene urumva byabo byagenze ute
shamani narize urwo rugendo rurangana minota 80 n'isaha n'iminota 20 birangana. Kabundi rarenze nuskabu nicyo kintu kizamuka ntikimanuke. Iki kizamuka ntikimanuke. Kizamuka ntikimanuke. Ko wasanga akabonye kuri YouTube barakambajije mucanga. Ko ngiye mbizi mu mibereho yabyo icyo kintu. Icyo nzi nge navuga ni igiti gikura kizamuka. Igiti nawe ufite igisubizo cyawe. Icyo nge nicyo cyanjye. Barambye kimanuka se bagitemye n'ikimanuka. Kose kiba cyapfuye. Si baba gitemye se nyine. Aragisubije mani barambira ngo ntago ari icyo ngo ni imyaka. Niko bambwiye. Imyaka ye. Kabungare cyo njye ko kubaza. Cyana dosugira. Mane byaranze. Soriza abantu nka batanu. Aho gabo njye ukunda gupostinga. Bro hari abajama basobuja. Bansuriza uvuga n'amazina yabo. Ibyo nabyo byari ngombwa kuvuga ngo bashoboje. Bashoboje barabibujanyije. Kwita umuntu udatabuje barabibujanyije nabonye. Inshuti. Soze ko inshuti se abari nka bajya bavuga ni murumuna wa Yesu burya. Ari umugabo nawe upostinga kabisa. Bansurize rero. Bana hari abajama banjye hari umupeti inshuti yanjye. Ngira ngo uramuzi. Kutabavuga se. Nica kubasuhuza rega nazanga. Wa mbere ni umubro witwa Isaac. Urani kapo. Ni kapo. Makina se. Tarajya baramiye ngo wari ufite witwa Didi. Baramiye ngo wari ufite ngo akayikipe. Banza mvuga ibyo ngibyo ko byo kubinza ibyo. President Winners man. Ya kipe yatsindwa 15. Wigeze uyireba? Tayikwiza ko bitacu. Kana zaje mu man. Uvuga ngo mbwire nyene. Hari like ari ngo mwagiraga equipe, mwagiraga equipe ngo hanywe ni wari kapiteni. Ngo mugakinira ibiceri. Abandi ikipe yabatsinda abana bakinywera amaji ariko ngo mwaratsindaga gutawigira kurangura amavuka muri amafaranga yavuye. Izo ni story baguhaye barakubeshye. Ya story kabisa sinabikojeje n'ubu. Ikibazo rero cyawe ni kimwe bro. Nabaraguhaye inkuru. Aba nibikabya nkuru sibyo na montage mu kuguha inkuru. Ntabwo byagendaga cyangwa warabungukira. Ibyo ntabwo byabaye. Ekipe yarabungukiraga. Ibyo ntabwo byabaye. Kabonde. Sindaguhaye izo nkuru mbere ya byose. No mushefu ntabwo. Umva ko umushefu wawe yarakubeshye. None se kabonde. Utuye muri Nyaruyaga. Sibyo ngansubiza abantu muri Nyaruyaga bagiye nabo hanze. Bagiye. Sina abantu bakwambuyira. Abanyambuye nibanga bro. Abo najya gusebya umuntu mutangaza makuru. Aha nitangaza makuru. Umuntu wambuye Kabundi. Kabundi agira kabari muri Nyaruyaga ariko agiye kuzakena kubera ko abantu bamwambuye. Karafunze. Bana kafunze karakora Kabundi. Kabundi none se nicyo abagenera. Icyo nabagenera ni kimwe. Ndi jambo rimwe kabisagenera nk'umuntu wabara kwambika kandi yarakira amafaranga. Ni ibintu byoroheje. Ushobora kwibira ngo wenda ndafunga imiryango kubera uko wanyambuye utwo dufaranga dukenya agasana gakorera mu zindi nzira nkayabona. Cyambere bajyagira umutima man. Byagira mu mutima niyo umuntu akugira icyo cyizere akaguha n'iryo deni gerageza wishyure nawe ariko ko yabona udushyira. Kabone nibwo atari ibanga nyine naryo umuntu uvuga ngo ufite deni ngira nk'amadeni nk'abantu bagufitiye basi mu gasozi. Abantu bafite amadeni kandi aho nshaka bahano baratandukanye ariko nge ntaho najya kumancuninga mvuge runaka ari n'umfite ideni rimaze umwaka hafi n'igice ari mu diaspora umwaka umwe n'igice ari mu diaspora urumva bitababaje please mwana birababaje masa utekereza ko abana bazabona akabuga rya urumva atari nabatuma tutababareba rimwe na rimwe n'abatuma utabamuremure bagufatanya ni n'ubuzima bwa Cape Man n'abatunyuze n'uruhara rushaka kazamuka oya bro ruhara ni imyaka kagwa none se nk'umuntu turakuze umuntu muracyavugana se shano umukapo wanjye rimwe na rimwe turavugana ariko sinajya no kumubya umushiraho pressure nanyishyura wanjye nzamuvuga ntamukubwiye niba atari umwe none se tuvuze ko amaze umwaka n'undi mu diaspora gufite nyine in general amafaranga bashobora kuba bagufite amani iryo ni ibanga ryawe oya none se kutarambira umuntu ntago bavuga nyine banza wumva nyine bagira n'abantu bumva kababara ko ubugufi nyine ugiye kuzakuca kubera ko amadeni amafaranga kuri ntago nakubya ndi mugufi kubera ko banyambuye uko ndesha ndanyuze modoka y'umu directeur witwa Mani from Australia ari umukobwa Mani unamuzi Mani aho mu Nyange uzagashya yakoreye kuri ndaje mumaze mukanya ambiroreye ki ngo yasomye coordinatrice karabu diasha nana dore naha bari bahagaze abirinduka mu kubita ikibizu cy'inzobe Mani yari kapo imeze bitese ni fresh Mani ngo ya dore ngo n'umutere PC numve byari byo hagarara se sha
cyangwa bakwandikire bimeze bite se fresh original ni neza yola uramugara wanje kamodoka bimeze bite se fresh ibyo parika live reka parike ndaje parika yimeira modoka cyangwa parike mara muri kunuza parika agiye kayenze se agiye guparika araparika he afatiye basha agiye kayenze ubwo ngubwo natwe turi kuganira kuri amuvandimwe ura muvandimwe akanumwibukiraho nakaye mani ikariye gusa oya umunyadukoryo harya sinawe wajyaga guhiga oya wahiga umubariki wabo naho kiwa si umubariki wase oya hari n'undi mukuru wabo nuza Elia Elia we yamenye atayaga ajya guhiga mubarika no man mukaponi ni shumi yanjye kuri fibi tujya duce rimwe na rimwe noreshe turangize nyine tuye mu kindi gice tujye kureba n'abandi bajama nicyo nyegera kunoza ku bacuruzi bajya bamgira imbambuko yabo ku mutima y'abantu babambuye kandi bazi ko ari business abantu bagiye bahemukira abantu benshi no ikintu nemera cyo ni kimwe iyo umpemukiye ukanyambura amafaranga hari abandi wenda barikoze bakeneye bwabafasha bwa mafaranga yo yamwe ugasanga niba unyambuye ibihumbi 100 y'ubima nari kubikoresha undi mugenzi wanjye yanyungu nayibona n'undi mugenzi we yaza akeneye bwabafasha bw'ibihumbi 2 cyangwa igihumbi urumva ntago naba nambuwe niba nakoreshaga 500 cyangwa miliyoni ukanyambura 300 urumva igishoro kiba cyacitsemo na wa undi wari kuza akeneye ubufasha urabyumva nawe bamubereye umupaka hari gihe twebwe tubera ibisitaza abagenzi bacu nkaza kugusaba ideni bijyanye n'ukuntu niba umuntu yaje hari iwawe muri la shop yawe akakwambura nta ndaza kukwakaje urahita ufatira kuri wa mugenzi wanjye wakwambuye vuga ati reka n'umundi bankurijeho usange mbuze ubufasha bitewe na mugenzi wanjye wakwambuye hari gihe rero bamwe batuma abandi batabona service kandi ntabwo ari byiza ma ubundi se ninde wavutse afite umutima mubi hari abantu batwigisha kabona gushimira rero rakoze kago ariko rero mujye tujye tugirute reka mbanze ntage nagatangazo byibuze ndabizi ngagatanga abantu baba bakeneye na transport ngira ngo urabizi hari ngiye kukubwira nyine ngo amamaza ibintu ukora nibyo nanjye kukubwira abantu baba bakeneye transport ari abava hano mu nkambi ya Kiziba bagiye Igisenyi bagiye Kigali bagiye Rusizi bagiye Muhanga abafite amakwe bajya bagusinyara abo ngabo ku bantu bagiye Gisenyi na Rusizi Virunga tuba turimo neza ku biciro byiza noneho ko umuntu ugiye Gisenyi we dufite discount nziza tumukatira nk'umuntu uragarukira hafi kandi akagera urugendo rwose ku muntu ugiye Kigali kapitali birimo neza kandi kapitali nawe urabizi ubundi ufite amafaranga izo kampani zose zikora Yesu azayazana bro ariko nawe gusengera ni wapi ndetse nagusengera bivuge ko utangaza amakuru ugiye kwisubiraho icupa ryavuga kabisa ryaririmba niryo nagusengere nzisubiraho sinzongere kugusengerera nagushimye pe bonyine noneho ku kindi ku bantu baba bafite nk'ubukwe batugana kabisa ngira ngo urabizi nawe dukoranye inshuro nyinshi ku muntu ufite ubukwe akeneye imodoka yaba ari kwasiteri 3 yaba ari imwe iyo yakenera cyo yose kandi ku giciro cyiza drone zikiri nshyashya urabizi hano kempu ziraza umuntu wese waba ukeneye ntuza mobile money n'utuntu twari jiragabura bro kwayikuyemo wayikoze kera ajya atangira ryari kwayikuyemo nayikuyemo naje mu kandi kazi uzi tutarajya kwa Gisuna Gisuna ninde ni za sirenge nyine utajya ku ishuri Bodelgado kabusaba rero of course ndi umuvandimwe twara mu buzima bwa buri munsi tuganiye umwanya utari muto ariko hari inama geneye abantu bajya bambura abacuruzi ba hano iyo wambuye umuntu utuma ko undi wari kuza gufata ikindi kintu atakibona rero ingeso yo kwambura nyaboneka abundi yavuze ko amaze kuba mugufi kubera abantu bamwambuye kabaye afite n'umusatsi barakoze cyane uko rameze gute none ndabona hano hantu harahindutse cyane ndahibuka wageze atarayibukitse gutya aya narahageze muri 2021 hari hameze neza cyane ukura n'iziye mpinduka ziri hano impinduka ni umuhanda ndabona ko hagera hano biri gufata iminota mikeya cyane ubushize waje umuhanda umeze nabi umuhanda nasize imodoka iriya kwa Kanyejwe so Winimani rero yabaye tugiye hano mu gatoki tugiye mu gatoki tuje
cyo mugatoki nawe cya kiganiro cya mbere se cyo muri pati tunywe hano nase mani ikarame umuhanda se wagenze neza cya muhanda wagenze neza uzi ukuntu haba hari kwihuta ntabwo bikimeze nka kwa kundi kwa mbere urase umukazana mbonyera siko nsize ntuza fone yanjye barayifite bari kuvugana n'umuntu urano umukazana se n'umukazi wacu ntabwo ari umukazana ahubwo ntimunamushyire muri ntuzi ntabwo arimo n'amakosa mwarazanye se ahasi urahibuka ndahibuka hehe ahangaha niba ari byiza kwa byiza ni kuri hano hari niba ari profame yari profame so gende neza abyibagira gende neza ariko se nibyo ari kubwira kugenda neza rero aza kwihuta reba wabonye wanyu hari mu nyange wacu kwa muhashi ari kwa muhashi ngara kwa se kwanoza kwa nyaragakecuru kumusengero w'abadive tukomeze tujye mu gatoki rero turebe byari turebe abasitari bari abakoboye dore dube bari umwibuka fata mikoro nyine reka sound ujya guhunga arumva nakwibagirwa dube kabisa angano cyagiye twari turi rero tuma dushiringa yola meze gute amahoro yego mugisha reji salama ba turano muri Australia mo karibu so shafte tugane n'abakoboyi rero baratubirire kabisa mana makurisi isawa cyamenya byandi byawe cyo gusimbuka byose biracyagira karashyushye se aya mani kakuyimara mu mani nyarindi se kubona mani namubona yarahindutse nani wa ugiye gutera iby'inyuma na none akoze ntitwabiteranaga yego mwana cyane twarabiteranaga kabisiyola ndakubona niye uyu yakoze neza kubugeza no mukiza mu gatoki mahoro nabonye ku gatoki ndavanga ndakuhagera cyabonye kwakiza ruta kwakiza kansuza dube mu nzu ndaje kansuza dube ndaje suza dube niko nayanze kuzana so of course ari mu gatoki rero ariko gatoki kabaye gatoki kari kumemba mu rwego mwafata ariko serino kuri kimana gatoki kari kumemba sinkubeshe nabaye se ajya ngo kigeze kuvuga ngo mfungize ndogo man hano yakodaga kwicara ndogo by jam muri ingiye yari patitora abantu bansabye patitu gukora ikiganiro cya kabiri nyuma tukareba ibyari byo kugira ikiganiro cyara boostinze draft ugeze mu 10 na Vera gikunze ariko nindoge muri gavati yabonye umuhungu wawe ngo mu gatoki arambira ati twanajyanaga yawe ubwo bazi bagiye gukurega abaye bazi ngo dufite diaspora byinshi sigumane sava Australia utuzanaturana nari ariko ntabwo wenda kwicomekera ukegerayo aha watuza mugabo Imana ikora byose rero yaravuze ngo azagera mu gatoki muri pati ya kabiri cyarakiganiro nagikoze se umajoro cyari hera majokeze majokere muri training yana ifumu munsi hano ariko kuroringa araje rero ruguru mwana uzaze oya ari munsi hano ari muri tize wakora bira bintu utari muri tize mwe abantu bagiye guterana amarori nyine abantu nsuriza none abantu bagize icyo bakora nyuma ya video twakoze imbere wa mbere ni papa na mama twifata mikoro mu kirori kwaka wa mbere ni papa na mama ni usuhuza ni unsuhuza nundi kapirupi gaparata umva akiza kuganira na none tumese tuganire ngambaza gutona gutya barataryoshye hano araryoshye cyane nushaka kuzana ijerekani umva mbwirire mu mubazo urazi marijerekani ngo ntari hari azana karindwi nta kibazo nabashaka gutanga inzoga umuntu muganira yola umeze gute twigana duterana iby'inyuma urabyibuka ko twiganye cyane kabisa ndongeye ndakubona kabisa narakubonye hano mu ntuzamo
mu gatoki mahoro mpita mvuga mana hano hantu ngomba kuzahagera akugize neza no kukibana ubu ndakeye kuri buto turyoshye dore mba ubu ni ubwa kabiri dusuye duhuye ndakeka ari ubwa kabiri kandi umve ngo kuru kabisa erega mani buriya ntago ikintu abantu muba mwarabanye mwarakoranye aba ari byiza cyane kugira ngo mujye mwongera munaganire muri muterane pisi aba ari byiza cyane kabisa tuvugana amagara wanjye gusa nari mfite n'agashida ariko telefone yanjye maze iminsi imenetse ni ukuri kw'Imana ariko ari kunca ibiceri byinshi sinzirima nimba wamuhira n'ubundi sinzi ni ukuri ahubwo rero kuko niba yamenetse ureke nyimene cyane urayimena ndabizi ni ukuyicaho kabisa nk'umuvandimwe nyine n'ubundi ndabizi ndaterekamo akantu rahuha nariyaje kabisa kumuganira fresh bambaza suri kubona hano urumva suri kubona ariko bari kudushyiraho kamera bamara kudushyiraho kamera mwamara kudutama bakaza bazana iminwa yabo baje babumva yari ikibazo abantu bari kuri kamera bari bumwe gusa nibyo byiza man ariko urumva ibintu bisanzwe man iterambere rya mani iterambere rya uri kubona ubuzima kwasize hano ko n'ubuzima bumeze bute neje bundi rutse inaha ukuntu naje nabonye nyine naraje urabona nyine nakubwiye ko naje ngasanga umuhanda ni mubi ubu ngubu nasanze umuhanda barawukoze kandi rero n'insina zagarutse ubundi nari nasize kirabiranya yarazikubise zose zarashize kirabiranya yari yarazikubise nta nsina utanabona kuko ndibuka tujya mu gataka ariko twagiye mu gataka tugiye koga none tubona agatoki nyine kahiye kose kabaye uruhondo ndavuga noneho turabonye agatoki noneho tugiye kurya umuneke wa mbere turatonora dusanga nyine nturukaramo imbere aka kabiri turagira birarangira nyine dusanze igitoki cyose cyarapfuye nagize ngo ni ntuza ngo ni mwagiye ryari arya ni muri 2000 kombera muri 2009 gutyo 2009 tujya mu gataka koga ndambwira rero kuko urabizi twaga koga na bakayede Elionse kugira idashira none bani naba ABP se kandi nini Eric Bitoze twarajyanaga nawe iruko ridashira arabajyama nyine bagiye bagerera hirya nabandi bandi ora mupeti mwateraga marori mugenzi wawe ntuza mupenzi arya cyitwa bamwitaga ngena buno yitwa Gikumba namwise Gikumba biruka bamwita Gikuki aho ntango yarakurusha gutera irori ngo iri mu bikurori yarabizi cyane ngaho rero ari akantu ejo twabakubajije kuri live kuri IG barakubwira ati nari bino batuzane nari turajya n'ahandi akantu ushaka kwandika akantu k'akantu ko gusoma karabudiya niko cyangwa ntabwo ariko ariko igihe twiganagara karabudiya abantu bize kera bazamubibuza ariko umva wibe byo ariko sabe ariye ko nshaka kujya kumusura papa afite nimero nzayigwana ozayemerere kabisa ahubwo bari bambwiye ngo yarapfuye nayo umutima wanjye wari wagize nibyo koko waramusomye cyangwa ni ukubeshya ejo ni kuri ayije bari kubajije nasubiza ntago nasubije ariko rero nawe ututekereza ni gute wasoma umuyobozi noneho umubikira amprise ni umubikira nyine ari ukuntu wagiye kubigenza warabeshye nyine byagenze gute mvugo nje nanjye ntago mbizi ntago bizi wa muntu ajya buza wagize ngo wabwira umuntu
abantu nyine bajya bavuga ibintu byo baba bashaka aya ntabwo agura ahita amusoma ariganaga ayo ngo yagiye ngo ameze gutya nk'umuntu atokowe ajya kumutokora agahita kamukubita umusomyi yaraguye umwana yari umubandi nicyo umwibukira amana akoze ikintu munyibukira gucaginga amatelefone yarashyuka gema ngiye mwibuka yurira insina yurira insina akajya mu makoma hejuru nta kindi kintu ikindi bakazanye ariko wagize ngo turakurogara ko yavuganye diaspora benshi ngo bageze mu nkambi barabaroga akusumari mugane yaba diaspora benshi baje ukavugira ahantu bavuye ngo bazabaroga ikintu ucyumva gute ahubwo ntago nazuma ku nzoga bandoga nanjye nese niyo nama babagira ku cy'umuntu atayumva ko ageneye gafashe akavuga ati ntabwo yazana muri ano mashitingi kwito nagura amashitingi dusiga dufite amabati ntabwo nazarangura barakavuga bandoga ariko se wa muntu ukize ko ageze hano ari ugeze kuroga esha barandoze ubushize ariko ntabwo ubushize ko twaza ariko ntabwo byabereye hano man ntabwo byabereye hano naraje ko nabaye iminsi 14 hano mu nkambi ntabwo bandoze n'ibirozi bavanye no mu nkambi bya kera bandogeye ku Gisenyi bandogeye ku Gisenyi baza kundogera ni Muhanga so hano nta kibazo ntagiriye kandi narabaye diaspora waje hano ahamara iminsi ibyumweru bibiri kandi rero kuvuga ngo umuntu yakoroga wa muntu we none se igihe cyawe cyo gutaha iyo kigeze ntago bajya bavuga ngo ni uri he aho waba uriho hose igihe cyawe cyo kigeze bagenda tu ntabwo kuvuga ngo abantu bajya bagira ubwoba bwo kuza ahangaha uvuga ngo barabaroga hano habaye heza hari iterambere hano nta muntu usa nabi abantu bose umuntu wese yigurira icupa umuntu wese ari nta n'umuntu umutunga ujye ubabwira n'abandi bajya bashyira n'imiyaga muri tuje ariko rero nyine mwari bonye world limit cyangwa western ipfuye izina ry'Imana twapfa twinshi hano banyura biramye ngo mukande cyangwa ibyuma byakira ujye ubwira n'abagenzi bawe mahano bajye badukunda n'ubundi ariko mwazanye marwa inde nta kibazo afite kamera yawe oya ntumufate boss marwa nose so mwabonanye na diaspora dagas komani yaragukije papa wanje biye byose papa marwa urumuchimira mani aje babera ni papa wanje biye byose mani ari byadanje bro papa nanjye niko byanditse wamunitse nawe dadi none dadi wanje biye byose nanjye ndamwemera cyane tubwira ikintu cyiza mani yabara gukora kari byose mwe ushakiye umugore n'umwana wanjye wenyine yitwa mani yitwa Henry Becky Ova niyo waje kumwita izina ntari ryadanje umubona gute se wewe umutegetse ikintu ubona gikora we ntawe nyamutegeka marwa turumvikana oya mwakanywera inzoga ishoro byose amaye se yagwaye feedback yawe cyane kabisa njya sabaranga na chape tegera munera ko tujye dutekera amandare ahita bivamo kandi twa tumaze kuguyura oya banga muraharara mani yahise abura abakiriya baragiye kandi ntago wazajya ushigisha ibintu bikaranga inshuro zingahe ukongera kigomena ni gutyo uri guhomba iyo nta kintu kiri kwinjiza iyo nta kintu kiri kwinjira ahubwo gusora utinjiza urabireka ngaba simushimira imbere ya kamera sena ntacyo nabona namushimira gusa bagiye mu mugisha nta kindi tubashimire rero abantu turi kubanyana kuri Rise from Kiziba Winimani turaza kugira n'amahirwe kuza kumuganiza tumutembereza no mu nkampi ya Kiziba. Stay tuned on Rise from Kiziba nge ndikagwa Winimani mbere none uri kubona ko hano ni inzira ndamira yabaga acuruza ndamira acuruza amata acunguye se wa mpito cyangwa basigaye babantuza muri Canada yari no ndamira acuruza amujiza mbere no turebe byari byo anyonyereka hano ngenda wibuka ahangaha se yabaga iki ahangaha hari hatuye ni bari ba pitcheni ipukere ratuye muri kaka k'umusi
dukeneye atuye muri kano kabari kuko anoza hano harimo kwa Mamikoko Mamikoko yari atuye hariya Mamikoko natuye mari reka turebe kujya mu ntoza kujya muri kempu rero gutya bazi ko uri muri uzasarura apfa kukuvogera ubu ngubu noneho ngiye kubabwira ngo uraza kunyishyura ngahe buriya turareba umusaruro w'ikiganiro turebe ibyo ari byo uraza kumbwira kabisa ntabwo ndi gukora akazi dore bose bahise baguhunga nibyo byiza ntabwo baza kugusubiza kuri kamera se ko ari byo batinya ahangaha rero niki wihibukira yitwa nde yitwa Kanyukuri ntasaga uzi hano yababwiraga turi gufata ibyo kurya hano niho twajyaga tuzana tuza twakometanira ibyo kurya kuri depo no hano shumbusho wari hatuye muhanga no kwa mama Kabyuma mu Majari ngaha nta ngiye maze amezi abiri uyumva noneho ni kuri kw'Imana umukobwa ariyo mbonanye n'uyu niyo kumwumva muretse atanga kayi tutangira noneho mwari rero ni isoko rishyashya n'amaguru baza kugira twikora tugeze ari iwacu sibyo byiza ushaka kubikuyeho so hangana tugiye kugera ahahoze ari ku kigega hano kwa Zaira n'abasofoni twihute noneho kugira ngo abantu turengeho ndetse na ntoza na bazira muso basofoni Zaira abasofoni twihute noneho turebe byari byo tuyikorera hamwe n'umutuye sawa directeur natama kuri yeri hano genda suza bakapu nyine betu ababyera tusingo bimeze bite bakoboye nari nkumbuye Beje bimeze bite wagira ngo ro kwa kanyeshuri yes Benjamin no se kintu ntangariza dore seriye kana abyibuke abamere za interview abana ariko gabura kahise none tamumaga none kana gwa numero bayabona so murabire nyine bakumbuye bavandimwe bano banakinanye cyo bise Taikon no Taikon no bari dono ko barakinanye tu bize neza ntari yeri turaje ko tumugeza no hepfo turebe byari so of course salut papa grand zamwe mukasi amakuru meza eri kumumenya se soba Elia arya ninde amani mwagira ora kabande ndi pasteur yewe amakuru ni meza kamera cyane kubona muri kuri mikro tuvuye no mugato cyangwa twababuze urabona ko hano habe gikigega na bara basaza bari kwikira kabuguzo hano hari kwa Zaria ndetse n'ani inyuma hamwe na ntuza na burama masafoni nawe amasoni uko yambaje bari batuye hano bayambaje batuye hano inyuma tayiloki ameze gute nabaye musaza umugabo usura mu mwibuka yari niba ari umukuru w'umutekano na n'ubu ntabwo ajya avaho sawa imyaka myinshi none se ko wahindutse so angane ni muri quartier z'iwacu wari bogare nabaye niho mu rugo ni hano inyuma bamaze hano meza abiri ubuzima tu murabona ko amazu yenshi bagiye ku muhanda bagiye babenura kugira ngo abacuruzi bagende bacuruza so turi gutembera rero ntabwo turi gutembera nk'ibisanzwe bwo tuyerekeje mani ahantu bari batuye hanyuma arebe n'inzu bari batuyemo n'ahantu yagenderaga hejuru y'intuzi
yagenderaga hejuru like ya wese bacukuye yagenderaga hejuru kabisa yagera mu bantu benshi reka tugere mu Nyanga ahantu bamwibuka nyine baza gatende yakoze ndaza kugaruka tugiye mu Nyanga twazi tuza gatende yakoze asoma karabudiya yamani niyo okay so salama tugende agira urugwiro rw'igishokoro reka mani kwirengagiza umuntu mwabanye mwakoranye biba bigoye cyane ako niko akora ko amazu yose ku muhanda ameze neza byarahindutse hano ni bandi batuye so aravuze ati kwirengagiza umuntu mwabanye abari isekirerego ahangaha ni ku kabari k'umudirektere witwa Gaddafi Tamigano urahunze so of course so mari nyine mpamvu dukwiye kamera agiye gusuhuza umwarimu nawe kuri agatendo bita Seromba kabisa asavuga ati nzimye kamera hanyuma amutere pisi nawe mwarimu wawe agatendo amukorera kahe agatendo amukoreye niko nyine twamukuye kuri kamera nakagatendo amukoreye Seromba rero yari umwarimu nakundaga cyane kandi ni ukuri uzi ko ari umwarimu ajya kuba neza cyane duce hano yitonda cyane kabisa yaritondaga ari mwarimu yanagukubita yabona urababaye nawe akabona arababaye ako twabwije ngo yatsibura kwangurika inka bari batuye na Jackson Songo ari munsi ani maternelle of course maternelle ndakivuga no kumugezi so ku kiliziya baragihinduye ndabona barakigize kinini bosha ibitera amazi kwa Bobo rero bari batuye hari kwa Bobo muri tugiye muturanye ariko ba Bobo dusigaye duturanye ejo bundi papa wari yasengeye bari abahungu bo mu Gatoki nabaguye tugeze muri quartier ziwanye noneho hano ni iwacu kontusi mu Nyange mu Nyange cyano hari ugeze ugiye kugira kuva amayira hepfo kwa Nyange kecuru man uziko amazi yajyaga agenda ari kumva hariya noneho akaba nige abantu batonze umuntu akagenda saa 12 agataha izindi saa 12 na saa moya bakiri hano ni kwa Andre mwibuka hano ni kwa Kadudusa hano kwa Kadudusa kwa Obedie hariya niho ntuza rero kuri mure ya ntuza ya nize yariri hirya gatoya na barutahuba mwana uribuka man hari gwaso kuraje nagiye gutasha nagiye kuvoma hanyuma igesa ko kiratema hariya kwa sahabu harige arahantu umuntu hajyaga ajya kuko habaga shize utuzi ukanyerera ugahita wikubita hasi ukatubiriza ni ikintu ari gisakumuye kameneka ataha ukavuga se none ndabigenza gute katugende tugiye kureba ahantu mwari mutuye ariko nibo barasenya bakashira wese aya ntago bahasenye urabitani no hirya tukaza kuzamukana kuri tunyura gutya kwa Gikumba si kwa hano kwa Gikumba ni hano mukwereka kwa Gikumba muri kantu muri tuye Gikumba natuye wo barayisenya inzu Gikumba ratuye muri hano baraza kwihuta deri namwe Gikumba ratuye hano fresh ndahabona ariko barasenye barasenye nyine hari barushaka inzira hano Gikumba burya sigaye bahe ngo muri Canada Gikumba ari ndakeka ari muri Canada ava muri Canada cuma hano gutya noneho turebe byarebyo kubona ataragiye hahinduka se harahindutse cyane saka twibota no tugiye kureba toilette wagenderaga hejuru iwanyu bakagira impungenge kama kuri yawe benshi ndayafite ariko sister ugatanasi oya bajya gusa tunyere mwana uraginyera kinuza anyereka ahantu wibuka abantu bari batuye hano hari hatuye ba Kakunda Kakunda rero tuye muri nzu yambike mwana wibuka no kwa Gahindo Kamutongoro ni hehe kwa Mutongoro ni imbere gatoya ndahibuka kabisa tuyagira wanyereke ndakubwira no kwa Baraka ahubwo hano ni kwa Baraka kwa Birinda animo abaratuye hano muri aho hari akazitiro hano yongeye wihuta mani tuza gukamera abantu mwiriwe kwa Mutongoro nagura uramenya sawa genda soza abantu tugeze muri quartier iwabo kureba hano twari dutuye hano niho ari kwa Birinda kwa Mutongoro okay nari wumva ko ntibutse
twihute turebe ibyo ari byo noneho umukecuru agamenye nayo ngiye kumusuhuza mbona arikomereje nyine hano noneho baza kwihuta turebe ibyo ari byo hano hari kwa Zerida ndibaza Zerida twatambutse rero turi hano ariko yaje kwimukira ari imbere mukomere muri umuna wa mama niye agenda kwibuka abantu so tugende imana tugende aradusanga kamera abantu bantu bamureze abandi umuhungu wa Baki so tumubaza none niba yibuka iwabo fresh atwereke ko iwabo ari batuye hano abari batuye hano pero ahantu nari ntuye nje kureba ahubwo muraza kubera ko nje turebe byari imana nje kureba ahantu nari ntuye ahubwo mwebwe muraza kunyishyura muranyishyura ntabwo yakundaga kugira gute gukinira ari gukanga ababyeyi tangira so urasimbutse nk'ibya kera wasimbukaga use muri mutuye muri no nzu muri mutuye muri ira y'inyuma niya zo twafite ebyiri iyo tureba abantu barimo tubabwire basohoke kuko akayira kabaye kabi hano ni kwa konseye kwa konseye agora bakoze mane aramiki rwagarutse so kona abajene ariko bahari kandi hari abadakunda kamera hari kabisa tugere turebe byari byo dutuye rero kusaba family yanyu ubwo batuyemo family banyu hano se habaga icyo base habaga ingarani ebyiri hu wakangaga tate wawe kagabira zo mbazi bagabose cyangwa ni ingi yari aya ni ingi nizo nzu za imeze bite se ubwo abantu bari hano barahita bazivamo salamu sawa ni ingi yari anyuse sawa uruho kwande kwa Gashabuka salamu uretse ndi kukwibuka nakwibwira kiri kare buretse ukurikira ndambaje Jean Sesingi none ko wakoze mu soke mu nzu yacu rero tugiye mu nzu yacu none se muje muzanye zose mwaze bagamba generation ni zino ebyiri zino ebyiri yari yanjye na ba petit frère so ingoda iyi niyo twarayiyubakiye yino ubundi yino niyo nayo twarayiyubakiye iri hari kwa Jose mama shema we wari ukiri mutoya cyane ntago wanyibuka gusa njye ndi ukwabona gute se ukwabona gute nduri muno bose ni batoya so hagazwe tugeze kwa mane rero ahantu yakureye dutendo ko ndi kubivuga kampondagura urabona dore hano hari ingarani niyi ngiyi gutya hano dufite umurima hano amateke yari ahari hari n'agati karekare k'intusi urateye se twari twarateye ugiye gutashira hakurya mu bisesero aho turenga tukarenga iriya hirya tukahita kujya nk'abajya kugera igikongoro twagendaga amasaha mbega twajyaga na irukuru ridashira kuri nyirakobwa niwe twajyaga tujyana gutashya akaza kutubyutsa icyo gihe nyine numvaga nyine atari byiza kubera ko yarazaga ngo agiye kubyutsa sister ngo mubyuke mujye gutashya ngahita mwumva nanjye yazaga nka saa 9 za nijoro tukagenda ukava nka sangapi dupfunyitse impungure n'igikoma aya igikoma bajyaga tugizana abashije gutwakira bakiraje mu tugaro bakiraje mu kagaro bagashira mu kiringiti kugira ngo igumye gushyuha bakaza mu gitondo ariko bigeze kuza kunyakira bazana igikoma mbona bazanye akakanete kamwe nyine bazanye akakanete kamwe ntabwo se buriya nimero bari baje kunyakira mbona kano gakoma gahagije hari umupeti ntabwo muvuga izina ariko baraje nyine bavuga ntabwo kino gikoma namuherezaho kabisa ndabona ari gike kiza no kunanira uranamwima aramwimye kabisa agasambu ndagasike so ahora dukurikiranye rero turi gutembera mu nkampi yakizo twereka bana tumwereka ahantu ariko twasanze turusha ahangaha niho hano niho twari dutuye ego nkwereke ko haganira
nose niyo wateraga amarori hano hariho muke akawitaganyiraga kera naramukundaga cyane umwe mugira ngo ugiye kwiyahura uko yagiye oya nyiraga kera yaratuye muri ino nzu muri sofa umwe nyine nshaka kumbwira mutate wakangaga cyane batera irori hejuru intuza cyo aya inkuru kuntu byari bigeze uribuka toto kwa Nema yari afite ikintu cy'ikimaske nyine afite ikintu cy'ikimaske ndaza icyo gihe nyine ari gihe nyine abakecuru nyine bageze mu za bukuru abari kuvuga ngo icyamuha nyine ikintu cyamutuma atabaruka ataha ari umutate cyari tate wanjye nawe yitabye Imana ko yitabye Imana muri Australia yitabye Imana muri Australia amaze nk'imyaka irenga 10 muri Australia yari maze gukomera utanamura ko nyine yumvaga we yakwicomokera hanyuma uhitamo ndagenda nzana ntuza toto rero toto nzana imaske yari afite ndayifata yari ikintu kimeze nk'intare ndaza boro ndi gukambakamba nzana umutwe nka gutya twari twanitse impungure hano gutya nyine twanitse impungure hano tati yari yicaye hano gutya hano nyuma aza ari kwiruka gutya agiye kwinjira muri uriya abura uburyo yinjira yaciye muri za mpungure zigeze abura uburyo yinjira kuriya ariko nta n'ibintu byabenze nanjye nari nzi ngo ahubwo umukecuru yari gutaha ari ngiye bazize nakumva barana ko nyine byari amafoto y'ubwana ariko umukecuru bafite ubutendo bwinshi ujya muri commentaire muzatubwira ubundi utendo yagiye akora ubwo yari Imana turi kumwe ngewe rero nikagwa this is rise from Kiziba turagushije gukora subscribe ugakora share ndetse ugakomentinga ciao murakoze cyane